Imana ishimwe bene data kongera kandi kuduha umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Pora mbivuga ngo Imana ishimwe kuko uyu ni umwanya mwiza tuba duhawe, ntabwo ari ku bwacu ahubwo ni ku bw'uwo mwami. Ni nayo mpamvu rero tugomba kumushima kubyo yakoze. Rero Imana ishimwe, ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana rivuga ngo nizihe mfura Imana yishimira. Hano mu isi nizihe mfura Imana yishimira. Nudasanga Imana itakwishimira, rero nawe ndagira ngo uhinduke uyu munsi wa none, uhinduke imfura Imana yishimira kugira ngo Imana izabane nawe kandi izakomeze nawe kwishimira. Reka dusome muri Zaburi ya 16 umurongo wa 3. Haravuga ngo abera bo mu isi nibo mfura nishimira bonyine. Amen. Abera bo mu isi nizo mfura Imana yishimira, nta bandi Imana izayishimira. Izindi mfura zose zitwa ngo ni imfura, izo abantu bita imfura oyaye, izo Imana yishimira gusa nabera bo mu isi. Abera bo mu isi nibo Imana gusa bonyine yishimira. Haleluya, nibo Imana yishimira gusa. Abo ni Imana izireba umutima wayo ukuzura ibyishimo, kandi mutangazwe n'ikintu cuzuza umutima w'Imana ukacuzuza ibyishimo. Ikintu gitera ibyishimo umutima w'Imana ni ikintu gikomeye kandi ni ikintu gihambaye. Imana ishimwe cyane. Impamvu Imana yishimira abera igatuma ivuga ngo nizo mfura zonyine Imana yonyine yishimira nukubera iki? Nuko bafite ibibaranga abandi bantu badatunze, nuko bafite ibintu bihariye bonyine. Haleluya, bafite ibyihariye, kandi ibyo byihariye ni ibihe? Imfura nukuri mbabwire, imfura ntabwo igize gira gute. Imfura ni inyangamugayo, imfura yanga umugayo, imfura yanga guhemuka, imfura yanga kugira gute. Imfura ntiyirarira, imfura kandi ikindi gira ntizibesha, ntigambanira, ntiteranya, ntihohotera, ntisebanya. Ibi byose nibyo biranga imfura. Ibi nibyo biza biranga imfura, kandi izo mfura nabera. Ibyo nibyo biza biranga abera b'Imana. Iya Imana yarangize kagira gute ikabishimira, kavuga ngo ngizi imfura nishimira, ngizi imfura zo mu isi abo nishimira. Naho wewe ukikigita imfura, ukigita imfura kubwo imyaka, ugashakira ubufura mu guceceka cyane, ukibwira nkuko nacecetse abantu ntibazi kimpishemo, niyo mpamvu bakwita uri imfura. Oyaye, turi imfura mu gihe udafite biriya byose tuvuye kuvuga, biriya byerekana imfura iyo Imana yishimira. Nubwo wavuga cyane wenda ngo tuguhindura imfura, oyaye, aho siho dushakira ubufura. Ntabwo ubufura buzanwa na titre. Iyo titre ufite, ntabwo ubufura buzanwa no gukora cyane, cyangwa se no gukura cyane ukagira imvi. Imvi ntabwo arizo zigaragaza imfura. Inshingano ufite, izo ntabwo arizo zigaragaza kuko uri imfura. Kigaragaza ko uri imfura ni muri biriya bintu tuvuye kuvuga: ni ukutabesha, ni ukutasebanya, ni ukutagambirira ikibi, ni ugukora ibyo Imana ishaka. Icyo gihe uba uri imfura. Ni gute wakwiyita ngo uri imfura ukigambana? Ariko abera ntibagambana. Ni gute wakwiyita ko uri umwera cyangwa se nawe wera ukigambirira nabi, ukagambirira umuntu nabi, ukagambirira kugirira umuntu nabi, ukamugirira ishari, warangiza ukishira ko nawe uri imfura cyangwa se uri imfura kazi, cyangwa ugisebanya, ugatandukanya abavandimwe, ugatandukanya abavukana, ati uri imfura. Turi imfura kuko abera bo mu isi nibo mfura Imana yishimira, kandi abera ibyo bintu tibabigira. Ni gute wakwiyita ngo uri imfura ugisenya amakwe y'abandi? Abantu bagashaka kubaka ubumwe, nawe ugahaguruka ugabishoramo imbaraga nyinshi kugira ngo ubwo bumwe ubusenye, warangiza ukagenda wikwije ngo uri imfura. Kankubwire icyo gihe ntabwo uri imfura. ugacuragura ibyo abandi bariko bubaka, ugacuragurira ibyo abandi bariko baharanira, icyo gihe warangiza ukiyita imfura. Ukiyita imfura ugisenya ingo z'abandi,
uko riyo bwakaba ingo zisenyuke, uko riyo bwakaba kugira ngo inkonti zubake, warangiza ukagenda witonze cyane kandi wibungenga ngo uracyari imfura. Ukiyita imfura ugahemugwa n'akamanyu k'umutsima, ugahemugwa n'amafaranga, ugahemugwa n'ibyo ari byo byose, ibyo byose bituma uhemuka, ibyo simbizi. Ariko nimba ugihemuka warangiza ukiyita ngo uri imfura, nimba umuntu agwaye ikintu kijane kwa nyana kandi ukigezeyo, nimba umuntu akubwiye iki rero izo sizo mfura Imana yishimira. Imfura Imana yishimira hano mwisi nabera bo muri inosi. Nimba uri uwera, ibi ntabwo wabitunga wejejwe. Kandi kwera niki? Kwera nukwemera kuri umunyabyaha, ukana kwihana ntakindi, ukemera ukihana, Imana ikakweza ikagushira muri liste yabera. Abantu ntibagishaka kwihana, abantu basigaye bihashaka kwiherera n'ibyaha byabo, ati kukubanzi nireka niherera n'ibyaha kugira ngo nkomeze ndindire ubusugire bw'izina nahawe, bw'izina maze gufata hanze, bigatuma utabasha kwihana, bigatuma utabasha kwinjira muri liste yabera. None uzinjira muri liste yabera gute utabasha kugira gahinda k'ibyo wakoze? Paulo mu rwandiko rwe rwa kabiri yandikira abikorinto 7:10 yaravuze ngo agahinda kose ko mu by'Imana gatera kwihana, kandi kwihana kutarimo kwicuza. Ariko agahinda kose ko mu by'isi ako gatera urupfu. Abantu ntibakigira agahinda k'ibyaha, abantu ntibakigira agahinda ko kugenda ukubiri n'Imana, abantu bigatuma bakomeza kugira iki? Bakomeza kugira agahinda ko mu by'isi, kandi kugira agahinda ko mu by'isi ibyo bitera urupfu. Ariko iyo wagize agahinda ko mu by'Imana bitera kwihana, warangiza kwihana ukinjira muri famiye yabera. Wamara kwinjira muri famiye yabera, icyo gihe ukaba winjiye mu mfura Imana yishimira. Haleluya Yesu. Tiwaryama none ejo uzuke wiswe imfura Imana yishimira. Oyaye, kugira ngo uhinduke imfura Imana yishimira nuko ubanza kugira agahinda, ukagira agahinda ko mu bumana. Wamara kugira agahinda ko mu bumana, ukababazwa n'ibyo wakoze, ukababazwa n'ibyo wavuze, ukababazwa n'ibyo wagendeyemo, ukababazwa n'inshingano zawe wataye, ukababazwa. Warangiza kubabazwa n'ibyo bikagutera kwihana. Wamara kwihana kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi nyinshi, ikaguhindura muzima kandi ikongera ikakweza. Yamara kukweza ikakwinjiza muri famiye yabera. Wamara guhinduka uwera, icyo gihe Imana ikakwishimira. Mbega ibyishimo bikomeye, mbega agaciro gakomeye ko kwishimirwa n'Imana, mbega agaciro, mbega ubudahangagwa ko kwishimirwa n'Imana. Duharanire kwishimirwa n'Imana, duharanire iteka ryose kugaragara imbere y'amaso y'Imana, duharanire iteka ryose kugendererwa n'Imana. Kakuri Imana yagendereraga Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, ikicara ibagenderera kuko yarabakundaga. Ukunda uzukenera umumenye umujuye hali, ukunda uzukenera iteka ryose umenye uko ameze. Rero natwe Imana nitwishimira izatugenderera, Imana nitwishimira izabana natwe, Imana nitwishimira izaturana natwe. Rero mureke Imana itwishimire. Ndagusabira mwene data wewe unumva, Imana ikwishimire, uhinduke ubuwera, uhinduke imfura Imana yishimira. Kuko Imana nikwishimira uzaba urinzwe, Imana nikwishimira uzaba uri umunyamahirwe, Imana nikwishimira uzagubwa neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya Yesu. Imana ishimwe kandi ishimwe cyane. Nta kindi gishimisha Imana. Igishimisha Imana gusa no kuba uwera.